Muraho neza, urakaza neza kuri Soma TopBOOKS. Tubafasha gutera imbere gahoro gahoro kandi buhoro buhoro. Tubasangiza ubumenyi n'amahame biba biri mu bitabo biri top bwabafasha guhinduka no guhindura ubuzima bwanyu. Uyu munsi tugiye kubasangiza igitabo twasabwe n'abakunzi ba Soma TopBOOKS. Ni igitabo kiza cyane kitwa Dreams from my father, cyangwa inzozi za papa wanjye. Cyanditswe nuwahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika, Barack Obama. Iki gitabo cyasohotse bwa mbere mu 1995. Ni igitabo kivuga ku mateka ndetse no ku buzima Obama yanyuzemo kuva akiri umwana kugeza ashakanye n'umugore we Michelle. Obama cyangwa Barack Hussein Obama yavukiye mu birwa bya Hawaii tariki ya 4 z'ukwezi kwa munani 1961. Avukira ku mubyeyi w'umuzungu ndetse na papa we w'umwirabura ukomoka muri Afrika. Obama nk'umwana wisanze hagati yo kuba umwirabura n'umuzungu. Hari byinshi yanyuzemo byamugoye kumva ndetse no kwiga, ari byo yibanzeho muri iki gitabo. Reka mbanze mbanyurire muri make ku mateka ya Barack Obama. Hejuru nababwiye ko yavutse kuri papa w'umwirabura ukomoka muri Kenya ndetse na mama w'umuzungu ukomoka muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mama wa Obama yitwaga Anne, papa we akitwa Obama. Aba bombi bakaba barahuriye muri University ya Hawaii mu 1960. Nyuma y'igihe bakaba baraje kubana ndetse babyarana n'umwana ari we Obama. Nyuma y'imyaka 2 Obama avutse, papa we yaje gukomereza amashuri muri Harvard. Aha akaba yarahavuye asubira iwabo muri Kenya. Nyuma y'imyaka 6 mama we yaje gushakana n'undi mugabo ukomoka muri Indonesia, maze ajyana nawe gutura aha muri Indonesia. Uyu Anne yaje kubyarana n'uyu mugabo undi mwana w'umukobwa. Mbibutse ko iki gihe Obama nawe yari yarajyanye na mama we muri Indonesia. Mu gitabo Obama agaragaza ko nubwo atigeze agira amahirwe yo kubana na papa we, ariko yabonye urukundo rwa kibyeyi, cyane ko nyirakuru na sekuru babyara mama we bari abantu bajijutse badakozwe ibintu by'ivangura. Igihe Obama yari muri Indonesia yigishijwe iby'idini rya Islam ndetse aza no kwiga mu ishuri ry'abakristo. Ku myaka 9 Obama yaje kugaruka muri leta zunze ubumwe za Amerika akomeza amashuri ye. Afite imyaka 10 akaba yaragize amahirwe yo guhura na papa we wari watembereye mu birwa bya Hawaii. Mu gitabo Obama avuga ku ngorane zo kuba umwirabura mu bazungu, ingorane buri mwirabura wese ahangana nazo buri munsi. Nk'urugero avuga uburyo Obama ishuri yizeho yajyaga yisanga ari nk'abirabura 3 gusa mu ishuri ry'abana 300. Avuga uko umunsi umwe yigeze gutumira inshuti ze z'abazungu mu munsi mukuru wari wateguye n'inshuti ze z'abirabura. Mu gihe abandi bari bishimye, ikirori gishyushye, abona izo nshuti ze zarambiwe kandi hatarashira igihe kinini. Abona zisa naho zidatuje kubera ari bo bonyine mu birabura benshi. Aha yatangajwe n'uburyo barambiwe mu kanya gato kandi we ari ubuzima bwa buri munsi aba agomba kunyuramo. Mw'iyo nzira yo kwishakisha nk'umwana ufite indangamuntu 2 cyangwa impande 2 zose yisangamo, Obama yagiye ahura n'inshuti nyinshi. Aha navuga nk'inshuti ze biganaga z'abirabura zamubwiraga ko kujya ku ishuri ari uburyo abazungu bakoresha kugira ngo umwirabura atazazamura umutwe, cyangwa uburyo bakoresha kugira ngo babashe gukontorora abirabura. Iki kigare cyamusunikiye mu mico imwe n'imwe itari myiza, nko gutangira kunywa ibiyobyabwenge ndetse n'inzoga. Nyuma akaba yaraje guhura n'umugore witwaga Regina. Uyu Regina bakaba bari mu myigaragambyo yamagana apartheid cyangwa ivangura ryaberaga muri Afrika y'Epfo. Uyu Regina akaba yaramwigishije kugira umutima utekereza ku bandi ndetse no kwitonda. Nyuma yaho akaba yaraje kujya muri University ya Columbia, ari nabwo yahise ahagarika kunywa inzoga n'ibiyobyabwenge. Nyuma Obama yaje kurangiza ishuri mu bya politiki, aza gukora mu mujyi wa Chicago. Aha yapangaga gahunda zihuza abantu benshi ndetse afasha n'abantu mu kwiyamamaza ku myanya itandukanye mu buyobozi. Obama yaje gusubira kwiga iby'amategeko mu ishuri rya Harvard. Ubwo yarangizaga amashuri agarutse Chicago nibwo yaje guhura na Michelle. Barakundana, nyuma baza no kubana. Mbere yaho gato Obama yaje kujya muri Kenya ajyanye na mushiki we witwaga Uma. Aha yize byinshi byerekeye umuryango akomokamo wo muri Afrika. Anamenya byinshi kuri se wapfuye ari mu buzima bubi kuko yari yaratawe cyangwa yaranzwe na guverinoma ye ya Kenya kubwo kunenga imikorere yayo mibi ndetse na ruswa.
aha muri Kenya yize byinshi harimo guha umuryango agaciro no kumenya ko umuryango ari ingenzi cyane. Mbibutse ko se wa Obama yari yaraje gushaka abandi bagore babiri harimo n'umwe w'umuzungukazi. Dreams from a Father ni igitabo kiza buri wese ubonye akanya ashobora gusoma kandi akungukiramo byinshi. Ndashimira abakunzi bacu bagihisemo ngo tukibasangize. Nawe niba hari igitabo wifuza gusoma wacyandika muri commentaire, nta kabuza tuzakibasangiza. Mwakoze gukurikirana Soma TopBOOKS, kora subscribe na like kandi ntiwibagirwe gusangiza abandi iyi video kuko harimo byinshi bashobora kwigiramo. Naho ubutaha turabakunda, Imana ikomeze ibane namwe.